ngo yabwiye abantu ko afitanye ibibazo n'umuntu bita Mazembe ngo n'umwaka ushize yamwangiye ibitego. Ni amakuru namenye. Onana yaratangiye neza kugira ibitego bibiri. Onana natangiye mpinga imikinire ye ariko yaranyemeje. Ejo yatanze pasi y'igitego nziza, atsinda igitego cyiza. Uriya niwe Onana nshaka uzarangiza shampiyona mu kipe yo hanze mu Rwanda. Erega ibyo mvuga nta nyungu bifitemo, ahubwo hari n'amakuru meza. Bifitiye inyungu Onana ubwe. Onana akina neza, baguha amafaranga menshi. Abedi Bigirimana ntacyo mubwira, aracimaka muri sezo ya nyuma muri Kiyovu. Picha aracimaka muri sezo ya nyuma muri Kiyovu. Bararwana no kujya hanze kubona amakipe akomeye hanze. Wowe Onana urawukamba kamba bizarangira rero kwiruka nta kipe gushaka. Ariko ukeneye gukina ugatsinda ibitego 25 muri shampiyona y'u Rwanda bitarabaho. Kuri YouTube channel ngiki gitego Onana atsinze kazureba igitego banze reba cya Onana muturebere namwe. Ubushobozi Onana muziho yatsinda 30. Onana yaribwe pe. Onana ariruka, Onana aze gucenga abishatse yatsinda 30 muri sezo. Akeneye rero gutsinda ibitego nawe akarabi mugereho. Onana yisaga akeneye guca impaka. Subiza inyuma icyo gitego cyonyine nicyo turiho. Reba Breze contre attaque ya Breze. Reba Hitima ari wakaraka ngo Onana ureba igihe baro yahagurukiye umuntu wari uri muri offside ni Prince, uyu mwana bita Prince. Ariko reba Onana, reba igihe Breze baragiye kurikurira. Reba urakoze cyane. Kuri YouTube channel barimo kugenda babigora neza. Itara iva ku kirenge. Uyu muntu kuri YouTube channel wacu ndamwemeye harimo gucima cyane. Ni sawa cyane. Shyira Laurent wabonye Hitima urano ko yagaritse Onana Angre oya goragoza reba igihe barigende ubirebe ahangaha ushobora kugenekereza ariko uko bigaragara Onana ntago ari muri offside. Umuntu uri muri offside ni Prince. Ni Prince kandi baro niyagiye kwa Prince nta rwanyuze imbere ya Prince. Dakar n'amahuriro kwa Prince yagiye gucyabuka abona baro yagiye kwa Onana. Hari n'indi angire nabonye none ibigaragaza neza. Ubona rwose harimo ikinyuranyo kinini cyane ahuriye na offside kinini cyane. Aba bantu b'ibitambaro rero ngewe nabyumvishe yakora Mazembe niba ufitanye ibibazo na Onana, niba bafitanye niyunge, niba batanabifitanye ko Mazembe yibuke ngo umwaka ushize yarahagaritswe kuri match ya Mukura na Marine byarabaye yabereye Huye. Hitima nabyo ko yahagaritswe ubyibuka yanze igitego cya Mukura, nabwo yari yanze igitego cya Mukura cya Upoku Meza. Niba udashoboye match nk'iyoroshye Rayon Sport kwirusha Rwamagana, Rayon ifite ibitego byayo bibiri, uranga igitego cya nuko ntushoboye. Niba udafitanye n'ibibazo na Onana ubwawe ntushoboye gusa. Mazembe najya ndeze mu division. Mazembe rafiki yangu mbona unaanza kuniangusha uvuze ngo sizishize ngo Mazembe yasifuraga mu bagore bari baramuhana. Nasubirayo kujyayo, ntuzi ko n'abasayidi bigeze kujyayo so mu bagore barasubirayo. Kuri YouTube channel muturebere hano Onana yarenganye pe. Rayon Sport yameritaga ibitego bitatu byiza. Wabibonye kuri YouTube channel barimo kubikora neza bagarura na Laurent abantu mu bireba. Reba uyu defense reba nano Onana ahagaze ntibibaho. Onana yagiye Breze yazamutse Onana yiruka Breze arayisunika ayisunika rimwe. Ni no mpamvu abuyonye yagiye kumwataka. Amakuru twamenye Mazembe n'abakwegera bakubwire Onana yavuze ko mufitanye ibibazo ngo n'umwaka ushize wamugendaga ngo sinzi mwaragiranye ibibazo. Ni no mpamvu yaje kukwataka kandi Onana umwanyamahanga watangiye kukumenya afite isabukuru. Yarafite isabukuru ejo bahise baza kuyifeta we na Rwaka badushyira amashusho bamuciye ibirori badushyira amashusho bari ku we na Rwaka babafete. Rayon Sport akoze akantu keza ku munsi w'ejo nabonye bari babiteguye kuko perezida wa Rayon Sport n'umunyamabanga Patrick n'umuvugizi wa Rayon Sport Jean Paul Nkurunziza bahise bamanuka bagiye gukomera amashyi abakinnyi ko nibo bari bateguye iki kirori. Nicyo ni kintu naje kumenya ko yari surprise ariko nibo bari babiteguye. Baramanuka bajya hasi bajya guserebura n'abakinnyi babo bahita babamenaho amazi barabaririmbira indi bitanu keke yari hari byari byiza wabonaga bisa neza cyane. Amashusho yabyo arahari. Onana akata keke bishimye cyane ndetse na Rwaka Claude mutoza wungirije. Abasifuzi banga ibitego byabazwe rwose muri iyi shampiyona batazatwicira shampiyona. Ndacyari kare. Ab'ibitambaro bakeneye kuba bari tayari. Abantu bakeneye kumenya impamvu ya Mr Izina Munye ari kumwe na Jean Fidel. Baduhe video umuyobozi wa Rayon Sport ari kumwe n'umufatanyabikorwa mushyashya. Baduhe video ye kuri YouTube channel barayibona. Hano ni igitego cya kabiri cyiza cyane gikomeye.
Tego cyaka dore onana uretse bako kano ka onana narakibona rekera bako kano ka onana bamwambika iyo gato reba gato mu mutwe bure karekeyemo gato ya bro reba onana barimo kuri mbere reba barimo kumuririmbira reba wabonye abakobwa bazanye ba gato Rafael ariko ashaka kuba inshuti na Rafael n'abanyamahanga ni inshuti cyane bose bari babonye banaganira cyane bose baba bari kumwe reba wabonye akazuba ariko buryo barabona abakinnyi bake reba na rwaka reba na rwaka wayibonye ariko icyo nabonye za Simba bakora byo biteye ubwoba icyo bakora bafite isabukuru reba onana nawe muri za derede reba Rafael ibintu ari kumukora uzi ko yamusize reba no muri za derede zose bazinze narakabonye karaka video kandi urumva ziba bamujyanye mu gishanga aba yabyibagiwe reba onana agasa nk'abahoma ivuvuza arasa onana ikwiye reba habaye ni wakirindinyo wayibonye mbonye onana avuza vuvuzera nawe se vuvuzera ikwiye naho wakirindinyo yari yaje wayibonye tima wakirindinyo reba onana reba za derede ze umweru n'imbirizi yashyizemo tentire reba ubwanwa ukuntu babuhinduye icyo kora serivisi zirarya hari igihe bakumena amazi bakagusiga agatanga kongera imibanire myiza muri ekipe rwose kandi abakinnyi bagomba kuba bakundana cyane rwose so onana rero ntabwo Rafael yakinana na Mbirizi batari inshuti barumvikana